neza inshuti bavandimwe, ngewe ubabwira nitwa Kwizera Angelique, nkorera muri kampani yitwa Karaoke Solution in Wood Furniture. So rero ni kampani ikora ibikoresho byose byo mu nzu bijyanye n'ububaji, harimo intebe, ibitanda, saramanje, mbese bya bindi byose muzi. So rero ahangaha tubafitiye amasampo tugiye kubereka ya bimwe mu bikoresho dukora. Turahera ahangaha muri salo, hano nicaye ni muri salo, tuhafite intebe, turajya tubereka n'ibindi byinshi bitandukanye. Dufite intebe hano nziza cyane, ni intebe ikomeye kandi ikoze mu buryo bwiza rwose. Biragaragara ko wenda ushobora kuyicaramo ukaba uko byasa kose nta hantu wahurira n'igiti n'imbaho, kuko n'ubundi imbere haba harimo imbaho, ariko ni intebe ikoze mu buryo bwiza cyane ku buryo itakwangiza kandi igaragara neza cyane. So rero ifite n'imeza hano, akameza kayo bijyanye, si ngombwa yuko wenda kaba kajyanye n'intebe gusa, n'izindi ntebe wajyanishana nako. Keza gakoze mu buryo bukomeye, nako gakoze mu cyuma. Hejuru naho hari ibyo bita waterproof, nta kintu na kimwe cyakangiza kano gapoti ko hejuru, kandi nako murabona yuko ari keza cyane. So aka kameza rero gafite agaside table hano ku ruhande, na ak'imeza bisohokana. So murabona yuko rero nako gakoze neza, gafite design nziza. Izi pariti zombi urazikoresha uko ubishaka. Hano ushobora guterekaho utuntu wenda urimo unywa se ka cyayi, hari hasi ugaterekaho udutabo umaze kwenda gusoma, cyangwa ugaterekaho n'imitako, nta kintu biba bitwaye. Hano rero dufite naho TV stand nziza cyane, ikoze mu buryo bugaragara neza kandi nayo irakomeye. Ifite amatiruwari wabikamo ibintu, ifite tiruwari ebyiri ushobora kubikamo ibintu byose ushaka gukoresha, kandi ukabona yuko inadizayininze mu buryo bwiza buri estetike. So rero turakomeza tujye kuri saramanje. Hano naho tubafitiye saramanje nziza ikoze mu rubaho rwa muvura, saramanje ikomeye, ifite sheze rwose nini zigaragara, kandi dizayini nziza. Iyi meza yacu sinzi nimba muri burebe munsi, ifite na sutable ku buryo ushobora kuba umaze gufungura amasorori, ushobora guterekayo imifuniko y'amasorori, ushobora guterekaho ikindi kintu kiri gutuma ibintu byinshi ku meza. Twakomeje, ariko ndakeka mwayibonye ko ari saramanje nziza cyane, ifite na design nziza. Twakomeje rero, hano hari n'igikoni, ntabwo ari kinini cyane, ariko ni sampo, nka sampo twabashakiye kugira ngo tubereke. Ni agakoni keza kegeranye, bivuze ngo niyo waba udafite ahantu hanini cyane ho gushyira igikoni, nta kibazo twagufasha tukakwaranja aho ariho hose ufite. Tuno tubatsi two hejuru, tuno two hasi, hano hariho n'ibuye ryiza ritangirika. Hariya hakaba hari robine, murabibona byose rero yuko nta na kimwe kitarimo muri setting y'igikoni. Twakomeje dukora n'inzugi, tujya dukinga inzu. Murabona hano hari urugi rwiza cyane rukoze muri ruguru, urugi rufite ikizingiti cyiza, na rwesitaye neza, n'akadizayini keza, na finisage nziza. Rwose murabona yuko ari urugi rwiza. Turakomeza tujye no mu byumba. Hano rero murabona igitanda cyiza cyane, kidafite ibintu byinshi ariko gisa neza. Ni bimwe mu bitanda twita ibitanda bifunitse, bitari iby'urubaho.
n'iby'urubaho turabikora, ariko sampo tubafitiye aha ngaha ni igitanda gifunitse. Murabona rero igitanda cyiza cyane kigaragara neza, sinzi nimba ntari kubacinga, wagikora mu buryo ari kinini cyangwa se ari gitoya. Murabona iki ngiki cyo ni gito, ni icy'abashyitsi, ntabwo ari icyo mu cyumba cya principal, ariko niyo cyaba ari kinini nta kibazo turakibakorera. So tubafitiye rero iki ngiki, ariko hari n'indi sample tubafite y'igitanda nayo, reka tuyirebe. Murakoze cyane rero, iki gitanda nacyo